Yesu nashimwe bwoko bw'Imana, nongeye kubasuhuza nanone, ndifuriza umugisha n'amahoro umwami Imana yacu atanga. Mbahaye ikaze rero muri uyu mwanya w'ikiganiro Rabagirana kuri uyu munsi tariki ya 26 y'ukwezi kwa 11 umwaka w'2025. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira amagambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 11 n'umurongo waho wa 28. Haranditse ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ayo rero ni amagambo ya Yesu, ni amagambo yuzuyemo ihumure kandi yuzuyemo isezerano n'imbabazi. Ni ubutumire Yesu aha abantu bose hatagize uwasiga inyuma. Uburushyi Yesu avuga hano ntibureba gusa umunaniro w'umubiri, ahubwo burenze cyane bukagera no ku buremere bw'imitima y'abantu. Guhangayika, imibabaro, ibyaha, imitwaro y'ubuzima se, ndetse n'amarira n'ibigeragezo. Aya rero ni amagambo y'umwami utatubwiye ngo twikorere byinshi, ahubwo aratubwira ngo tumwegere ngo adukize ibituremereye byose. Yesu aratubwira ngo mwese, ijambo mwese rirerekana ko aya magambo atari ay'abantu runaka gusa. Ntabwo ari ubutumire aho abantu runaka, itsinda runaka, ahubwo ni ay'abantu batunze imitwaro itandukanye. Abababaye, abihebye, abatakaje ibyiringiro, abari mu bibazo by'umuryango, abumva ko ubuzima bwananiranye, ndetse n'abari mu byaha n'abakojejwe n'isoni. Yesu ntabwo arimo arobanura ku butoni uyu munsi. Buri wese ufite umutwaro afite uburenganzira bwo kumwegera, kuko yavuze ngo mwese. Ijambo rya kabiri avuga ngo abarushye n'abaremerewe. Rero ubuzima bushobora gutera umuntu umunaniro w'ubwenge, umunaniro w'umutima, cyangwa se n'umunaniro wo mu mwuka. Hari imitwaro kenshi tugendana y'amakosa ya kera yanze kuba wenda yakurekura. Hari imitwaro tugendana y'ishyari, hari imitwaro tugendana y'umujinya, imitwaro tugendana yo guhangayika, hari imitwaro tugendana y'uburwayi, hari imitwaro tugendana y'ubukene, hari imitwaro y'ibindi byinshi abantu baba bafite. Rero icyo Yesu yerekana ni uko umuntu adashobora kuvurwa n'isi, ahubwo avurwa no gusanga umwana w'Imana, agasanga Yesu. Ijambo rya gatatu yavuze ngo nimuze munsange. Iki nicyo Yesu adusaba. Yesu araduhamagara ngo tumwegere, araduhamagara ngo tumwizere, araduhamagara nanone ngo tumuhe imitwaro. Ibi rero ntabwo dushobora kubigeraho mu magambo gusa, ahubwo bidusaba gufata icyemezo cyo kumwiringira no kumurekera byose ibituremereye tukabishyira mu biganza bye, kugira ngo duhabwe uruhukiro bw'ukuri. Rero tugomba kumusanga uko turi, tutihishe, tutiyoberanya, ahubwo tukamusanga uko turi. Rero mwemerere ugende ukure mu ntege nke zawe, mu byaha byawe, mu mubabaro wawe, mu gahinda kawe. Ibyo byose ugende ukure, umushyire byose mu biganza, kuko yiteguye kukuruhura.
yavuze ijambo rya kane, yavuze ngo ndabaruhura. Ndabaruhura. Rero iri ni isezerano ry'Umwami Imana ritajya ritenguha. Uburuhukiro aha Yesu atanga ntabwo ari uguhisha ibibazo, ahubwo ni amahoro y'Imana arenga ubwenge bwose. Ni uburuhukiro bwo mu mutima, ukumva uraruhutse mu mutima wawe. Ni uburuhukiro bwo mu byiringiro. Ni uburuhukiro bwo mu mwuka. Ni uburuhukiro bwawe mu mibande yawe n'Imana. Nk'uko twabibonye muri iki gitabo cya Matayo ibice 11 n'umurongo waho wa 28, ni ubutumwa bw'ukuri butubwira buti ushobora kuba udafite aho wahisha imitwaro yawe, ariko Yesu araguhamagara. Icyo agusaba ni kimwe gusa. Aravuze ngo nimuze munsange. Iyo tumusanze adukuraho imitwaro ituremereye. Iyo tumusanze adusubiza amahoro. Iyo tumusanze adukiza ubuzima bwacu bwarimo uburwayi, bwari buremerewe. Kandi iyo tumusanze atwigisha kuruhuka mu rukundo rwe. Rero iri ni ijambo riduhamagarira guha Yesu byose, kugira ngo aduhe uburuhukiro bwuzuye kandi uburuhukiro burambye. Ndimo nsoza, nagira ngo dufatanye muri iri sengesho mu mwanya mutoya. Wowe urushye, ukaba uruhijwe n'ubuzima, uruhijwe n'uburwayi, wowe urushye, uruhijwe n'imibereho, ukaba uremerewe mu mutima, ukaba uremerewe n'ibihe urimo unyuramo bigushaririye, Yesu nawe arimo araguhamagara. Yesu aragukeneye ngo umuhe ibyo bikuremereye. Vuga ngo Mwami Yesu, nje imbere yawe, nzanye ibi bindemereye byose, ndabikuzaniye Mwami wanjye. Nkuzaniye uburwayi bwanjye, reka ubunkize. Nkuzaniye aka gahinda ko mu mutima, nkuzaniye uku kwiheba, nkuzaniye aya marira. Mwami Yesu, nje imbere yawe, nkuzaniye uru rugo rwanjye, nkuzaniye uru rubyaro rwanjye, nkuzaniye uru rushako rwanjye, nkuzaniye ibi bindemereye mu kazi. Ndakwiringiye Mwami Yesu, nk'uko ijambo ryawe ryambwiye ngo mwese abarushye, nanjye ndarushye, ibinduhije mu mutima ndabiguhaye byose, ibindemereye mu mubiri ndabiguhaye Yesu. Reka ubinture uyu munsi, unyuzuze amahoro yawe, unyuzuze imbabazi zawe, unyuzuze ubuntu bwawe. Nduhura Mwami wanjye, kuko ndarushye. Nduhura uyu munsi. Urakoze kuko unduhuye kandi unyujuje amahoro. Mu izina ryawe Yesu Kristo ndagushimiye. Amen. Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze kubaruhura imitwaro yose. Nimukomeze guhabwa umugisha kandi mukomeza gukurikirana